tugeze mu gihe kigoye, igihe kibabaje. Abantu ntibakita ku by'ubu bugingo. Abantu bari kuririmba ngo isi iraryoshye we. Aho si za message z'uburumbuke za prosperity gusa na deliverance. Barirwa babatirisha babajijisha. Bamwe bagiye kuzimu gucisha imbaraga. Satani nawe akora ibitangaza. Igitangaza cya Satani ni pirate, ntikirama ntigitinda. Hari insengero nyinshi uzinjiramo usanga basangiye umuntu wari ufite ikibazo gikomeye cy'uburwayi, akaba yaje no mu rusengero acumbagira, agakubitana n'imbaraga z'imyuka y'ikuzimu, agakubitana n'abapasteri bagiye gucisha imbaraga, bagiye gusaba imbaraga ikuzimu, bakamurambikaho ibiganza mu izina rya Satani, agacyura igitangaza cy'igipirate, agataha kuko yigenza. Abantu babona ati Imana irakoze, Imana iramutabaye, ariko nyuma y'iminsi 5 bagasanga noneho uburwayi yari afite bwikubye inshuro 10. Kubera iki? Satani agira ibitangaza by'ibitirishanyo, by'ibihimbano gusa. Satani arashuka abantu, nicyo azi gukora no kwica no kwiba ndetse no kurimbura. Mwitonde cyane, mwitondere insengero mwinjiramo. Tugeze mu gihe insengero zidekarara ko zikorera Satani ku mugaragaro. Hunga udapfa. Bene data bakristo bagenzi, tujyana i Siyoni, bagenzi tujyana mu ijuru. Umuririmbyi aratubwiye ngo niduhunge tudapfa. Ibi bintu ugiye kumva muri iki gitondo, muri iyi saa 6 cyangwa ku uyu mugoroba, bitewe n'amasaha uri ureba iki kiganiro, ushobora kuba ari ubwanyu mugiye kubyumva, ashobora kuba ari imbuzi za nyuma. Niyo mpamvu ngusabye nkwinginga ntuze kubikerensa, ahubwo uze kubifata nka message yawe ikureba, ishobora kuba ari ya nyuma ugiye kumva. Oh, hallelujah, 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 hallelujah.
umuririmbyi arangije kuririmba ngo bugingo bugingo Yesu mutanga bugingo, ngirira ubuntu, ngirira imbabazi. Hari amagambo yavuze muri iyi ndirimbo ataririmba, aravuga ngo hunga udapfa. Bene data bakristo bagenzi tujyana i Siyoni, bagenzi tujyana mu ijuru. Umuririmbyi aratubwiye ngo niduhunge tudapfa. Ibi bintu ugiye kumva muri iki gitondo, muri iyi saa sita cyangwa ku uyu mugoroba bitewe n'amasaha uri ureba iki kiganiro, ushobora kuba ari ubwanyu mugiye kubyumva, ashobora kuba ari imbuzi za nyuma. Niyo mpamvu ngusabye nkwinginga ntuze kubikerensa, ahubwo uze kubifata nka message yawe kureba, ishobora kuba ari ya nyuma ugiye kumva, cyangwa ari nabwo bwa mbere ugiriwe amahirwe yo kumva amagambo ameze nk'ayo ugiye kumva. Kuba tanze nitwa Bikemu, benshi bakunda kunywa ngo Bikemu wa Yesu, kandi ntacyo bintwaye, ni byiza. Ntibintera isoni namba kwitirirwa uwo mugabo, kandi nawe ndamushimira ko atajya aterwa isoni no kwitwa data. Dusanzwe tubana hano mu biganiro bitandukanye kuri Evangelize Le Monde TV. Uyu munsi naje mu murongo mushya, kandi ni wo murongo nkwiye kuba ndimo, ni wo murongo ubwami bw'Imana bwifuza kombamo. Mu myaka itari mike, itari na myinshi maze mu murimo w'Imana, amaso yanjye yabonye ibintu byinshi bitandukanye, amatwi yanjye yumvise ibintu byinshi bitandukanye. Ngenda nkuramo question de curiosité n'ibibazo by'amatsiko mu byo nabonye n'ibyo numvise, bituma ngambirira kandi ntekereza gutangiza ikiganiro cyitwa izina ngiye kubabwira. Icyo kiganiro cyitwa Ikambere. Ikambere ni hirya, ni kure, ni mu gikari, ni ahantu hatagerwa n'abantu bose. Nidushaka tuhite ibwiru cyangwa mu biru. Abiru ni abantu bari begereye umwami bya bugufi, bazanaga nyine amakuru y'ibwiru, amakuru rubanda rudafite rwose. Bamenyaga ikiri ku mutima w'umwami, bamenyaga ikiri mu bitekerezo by'umwami, kubera ko bari bafite amahirwe n'umugisha byo kubana nawe no kumwegera no kuganira nawe. Nawe ushobora kwinginga Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, ikajya iguhishurira ibiri ku mutima wayo. Yesu yigeze aca umugani w'umubibyi, aravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto arabyo. Zimwe zibuka ku butaka bwiza, zimwe zigwa ku gasi, ku kara, izindi zigwa mu mahwa. Ibyo bintu bimera nk'ibicanganyukishije abigishwa be. Bageze ku ruhande baramaza ati, data, biriya bintu bavugaga niki washakaga kubwira abantu? Arabasubiza neza ati, mwebweho, haleluya, mwahawe kumenya iby'ubwiru bwanjye, mwicare hasi mbasobanurire. Izaguye aha byari bimeze utya, izaguye aha byari bimeze utya, izaguye aha byari bimeze utya. Ndashaka kwinginga Imana kuri iyi nshuro iki kiganiro gitangiye, Imana igisura nk'uko isanzwe ibikora ibane nanjye, kugira ngo mbazanire ikintu giturutse ku mutima w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Paulo yandikira Timoteyo mu rwandiko, Paulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 igice cya 3 ku murongo wa mbere.
aramubwira ati dear my friend Timote, umva nkubwire, sinshaka kutamenya ibi, ndifuza kubisobanukirwa ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bikomeye. Abantu bazaba bikunda, bakunda ifaranga. Ariko ifaranga mana we, ifaranga ritumye benshi batakaza intego y'urugendo. Ifaranga ryahindukiye benshi impamba, none impamba y'urugendo itumye abagenzi batakaza intego y'urugendo. Ngo bazaba birata, bazaba bikuza, bazaba batuka Imana. Tugeze mu gihe ikiremwa muntu gituka Imana, ngo batumvira ababyeyi. Bazaba ari indashima, bazaba batubaha Imana. Tuzabireba byo kubaha Imana niki? Se no kuzamura amaboko nkuko tubimenyereye mu nsengero batubwira ngo nimuzamure ibirenge, muzamure amaboko, muhereze Imana icyubahiro. Never. Icyoro cy'Imana ntikigaragarira mu maboko, kigaragarira mu kuririmba indirimbo nziza zo kuramya no kuyihimbaza. Icyoro cy'Imana n'ubuzima bukwiye kuba bukugaragaraho mu gitondo, saa sita nimugoroba, uryamye ubyutse, ubonye akazi utakabonye, uriye ushonje, wambaye ubusa wambaye. Umuntu wese akwiye kukureba akabadusa na Kristo. Umuntu wese akwiye kukureba akavuga ngo uyu ni uwa Kristo, ni aba Kristo. Petero yigeze ashaka kwiyoberanya no kwihakana uyu mugabo bagendanye. Ubwo byari bikomeye, umwami wacu agiye kubambwa, baramufata. Tumva wowe uruwa wa mugabo nta gushidikanya. Petero agerageje kwihakana no kuvuga ko nta hamuzi. Uwamugenzaga aramubwira ati n'ukuntu uvuga, haleluya, n'imvugo yawe yonyine gusa utiriwe uprotokolo ujya mu bindi byinshi, imvugo yawe irakugaragaza kuri wa Kristo. Umugenzi ujya mu ijuru, mu Kristo wahindutse neza, akwiye kuba avuga nk'uko Kristo yavugaga. Akwiye kuba yumva ibintu muri spiritual logic, muri logique ya Yesu, ku buryo umubonye avuga ngo uyu nguyu ni uwo wa mugabo. Uyu munsi y'isi kwitegereje ibyo ukora n'ibyo uvuga, bakwitirira nde? Bavuga kuri uwande. Ko Petero byamugoye kwihakana umuntu bavuga kimwe, wowe uvuga nka Yesu mu buzima utuyemo. Ese ubona ibintu nk'uko Imana ibibona? Dukwiye gukura mu mwuka, tukagera ku rwego tuvuga nk'uko Kristo yavugaga, tukagenda nk'uko yagendaga, tukitwara nk'uko yitwaraga. Kuko ahantu hose Yesu yatambutse ntiyigeze hasiga ubuhamya bubi. Wowe utambuka iyo hakuye ikirenge bakuvuga wiki, aho ugenda iyo uhavuye hasigariye nkuru. Ingendo yawe n'imikorere yawe n'imivugire yawe bishobora gukonvenka abanyamahanga bakavuga ngo uyu si uwacu, ni uwa Kristo. Umuntu wagendanye na Yesu neza akagira imico nk'iyi bijya bigora kuko mwihakana bimworohera, ntibikunda. Petero ntibyakunze, byaranze, kuko yari yaramaze kwambara comportement, imivugire, imico, ingendo, indebo, intambuko yari Yesu gusa. Uwamubonaga yabonaga Kristo, ntiyabonaga Petero. Paulo nawe yigeze akora iyo declaration, ariko mangara avuga ngo busingi uriho, singi uganira, singi uvuga, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Muri iki kiganiro ikambere turashaka kujya tujyayo, tujya mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Oh my God. Ariko muzamenya ukuri
kandi ukuri kuzaba batura. Mwene data, sinshaka ko mutamenya ibi bintu. Uyu munsi nyigisha ukurikira nizimeze ute? Uyu munsi ijambo amagambo utegera amatwi, umwigisha wawe ninde? Ninde wita umushumba wawe? Ese uzi isoko yavomyeho ibintu aguha? Uzi irero yarerewemo ubutumwa bwiza yakiriye ngo azabuguhe? Tugeze mu gihe kigoye kiruhisha abagenzi bajya mu ijuru. Tugeze mu gihe Paulo yavuze abantu bazaba bikunda, bakunda ifaranga, birata, bikuza, batuka Imana, batumvira ababyeyi, indashima, batubaha Imana, badakunda babo, batagira impuhwe, babeshyerana, bubahuka, kandi ngo bazaba ari abanyarugomo n'abanzi b'ibyiza, abagambanyi n'ibyihebe. Bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bazigira nk'abubaha Imana ariko bahinyura ububasha bwayo. Ngo bazaba bambaye ishusho umva, faites attention kwa kakana karakomeye cyane. Ngo bazaba bambaye ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako. Oh my goodness. Iyo utambutse ahantu hose ubumva ijambo rivuga ngo gospel, ubutumwa bwiza. Muri iki kiganiro cyacu cya mbere cy'ikambere cy'uyu munsi, ndashaka ko dusobanukirwa ijambo ryitwa ubutumwa bwiza n'iki. Iyo bavuze ubutumwa bwiza wumva iki? Iyo bavuze inkuru nziza wumva iki? Yes. Dukwiye gutandukanya ubutumwa bwiza n'ibindi twumva bituryohera mu matwi yacu twakira buri munsi. Aho ntitubyitiranya n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bufite umwihariko ku Mana gusa, bufite umwihariko kuri Kristo gusa. Umva, ubutumwa bwiza ni intsinzi y'ijuru dusanga mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nta Kristo nta butumwa bwiza. Kuba uyu munsi baje bakakuzanira inkuru ivuga ngo muri company wakoragamo wabaye manager assistant, ni wowe batoranije ngo abari wowe uyobora uru ruganda, kandi wari umukozi wicara mu biro cyangwa se uhembwa nyakabyizi, ukumva bakuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo watoranirijwe kuba umuyobozi w'uruganda muri iyi company, urwego rw'igihugu rwabyize rushima ko ari wowe uyobora uru ruganda cyangwa uyu mushinga. Ubwo si ubutumwa bwiza. Iyo ni inkuru nziza, kuko ubutumwa bwiza twavuze ngo ni intsinzi y'ijuru dusanga mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16 rivuga ngo iki? Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, son fils unique, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe aka kantu k'ubugingo. Niko nshaka ko tuza gutinda. Twatangiye turirima ngo bugingo 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 we Yesu mutanga bugingo, ngirira ibambe ngirira imbabazi. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rezilita atandi zitegerejwe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nuko tuzagororerwa ubugingo buhoraho. Imana yari yarafashe icyemezo cyo kurimbura umuntu, kiremwa muntu kikavaho.
ntagire ubundi buzima duteganirizwa na buke, icyitwa umuntu kikarimbuka. Ariko ngo haleluya, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo uwizera iryo zina, uwizera Kristo, ntawe, we are no longer slave of death, ntabwo turi abacakara b'urupfu ukundi, ahubwo twaraganywe ubuzima bw'iteka na Kristo, kuko atagipfuye natwe ntitugipfuye. Inteko y'ijuru ifata icyemezo iravuga ngo wowe siga ubwiza n'icyubahiro ufite, umanuka ujye guhesha ubuzima bw'iteka ikiremwa muntu. Muze kunyumva cyane muri iki kiganiro cyangwa muri iyi nyigisho y'uyu munsi. Turi mu kiganiro ikambere, iki ni igice cya mbere cyacu cy'ikiganiro. Turashaka kujya tuvuga ibintu byo mu bwiro. Umurimbyi yaravuye ngo mushaka ibyahi ishwa abanyabwenge, njyewe na data tubane namwe, ni muri mwenyine turi kumwe. Ngo nimushaka ibyahishwa abanyabwenge, bigasobanurirwa abaswa. Imana yafashe ubutunzi bwayo bukomeye, ije kubihishura bwa mbere, ibuhishurira rubanda rugufi, abantu baciye bugufi. Kuko iyo bigihabwa mbere abanyabwenge n'abasiyantifike mu by'ubu buzima, twari kujya twibeshya tukajya ngo ni ubwenge n'ubwabo bubibahesheje. Niyo mpamvu Umukiza yavutse abashumba abantu bameze nk'abasuzuguritse, abantu bameze nk'abagayitse, akaba ari bo ba mbere babanza kumenya no kumva iyo nkuru nziza, akaba ari bo bakira bwa mbere ubwo butumwa bwiza. Nababwiye ngo ubutumwa bwiza ni intsinzi y'ijuru dusanga mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe, nuko Kristo yagombaga gupfa. Ibi nawe yarabizi mu itangira ryabyo. Intsinzi ivugwa aha rero ni Kristo. Ni Kristo wambaye amakosa n'amafuti ya bikemu, akavuga ngo urupfu rw'agashinyaguro n'inkoni no kubabazwa bikemu yari kugira, I take over, ni mubimhambireho, ni mubinkireho, nge ndabyemeye. Inkoni yari gukubitwa, nge ndemera kuzikubitwa. Ikintu gikomeye, haleluya, cyazanye uyu mwami w'abami ku isi, nukugira ngo aduhe ubugingo kandi buhoraho. Igihe cyose uri pasiteri, uri bishopu, uri apotre, uri padiri, uri arikibishopu, uri umuririmbyi, uri evangeliste, uri mwarimu, ukaba utabwiriza muri iyi logike yo kubwira abantu ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, uhusha intego y'urugendo. Isano ikomeye, haleluya, dufitanye n'ijuru, dufitanye n'Imana, ni ugucungurwa kw'abari mu isi, ariko biduhesha amahirwe yo kuzaraganwa na Yesu, yo kuzaragwa ubugingo buhoraho. Tugeze mu gihe kigoye, igihe kibabaje. Abantu ntibakita ku by'ubu bugingo. Abantu bari kuririmba ngo isi iraryoshye we, abantu isi yabaryoheye. Niba uri umugenzi ujya mu ijuru ukaba uryoherwa n'iyi si, ukaba udakumbura gakondo,
gukumbura, haleluya, gukumbura iyo tujya, gukumbura gakondo bikwiye kutubera puresha ya buri munsi, ku buryo wumva buri munsi buri saha ubuze amahoro ati data, ariko wa munsi ni ryari, please, we miss it. Dukumbuye ibyo, dukumbuye wa munsi ubwo uzabuje kujyana itorero, ubwo uzabuje kuduhanagura amarira. Iyi si iraturiza, iri si iratubabaza, iyi si iradushavuza, iyi si iratugora, iyi si iratugerageza, ariko hari umunsi Yesu azavuga ngo bana banjye nimwicare muruhuke, muruhuke za ngendo zose mwagize z'imibabaro, muruhuke bwa bupfubyi, muruhuke kwa kutabyara, muruhuke bwa bugumba, muruhuke ya stress y'ibibazo by'isi, nimwicare muruhuke. Niba uri umukristo ukaba utajya ukumbura uwo munsi, ukaba utajya ukumbura ibyo bihe, ahubwo ugakomeza kugotomera no kwakira inyigisho zigukundisha isi, ziyigutsindagiraho, zikwereka ukuntu ari nziza kandi biryoshye, ufite ikibazo gikomeye. Ushobora kuba ingororano zawe ukeneye ari izirangirira hano ku isi, ariko udashaka kuba umuragwa w'ubugingo buhora. Ibi ndabizi ko hari abantu bishobora kujena, bishobora no kurya. Murumva? Nababwiye ngo ndabizi ko ibi ngibi hari bishobora kuba biri kurya mu matwi. Yes, birakunda, birashoboka. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto kuri 4 ibice 4 gatatu kugera kuri 4 havuga ngo iki? Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera. Ab'Imana y'iki gihe, buretse gato, Imana ya ryari? Imana y'iki gihe, iyi Mana nayo tuzayivugaho. Hari umugabo wayihishuriwe cyane hano mu Rwanda, ujye ukunda kuyivuga, ayihishurira abantu ibintu iri kubakorera, n'uburyo yicaye mu madini yiyitirira Kristo, ariyo bakorera benshi batabizi. Imana y'iki gihe, narindi kuvuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, aribo batizera. Ab'Imana y'iki gihe yahomye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo, ariwo shusho y'Imana, utabatambikira. Iyi nesheke kandi n'agahinda gakomeye. Ubutumwa bwiza ni inkuru itumenyesha ko isi yabonye umucunguzi waje azanye inkuru y'ihumure ivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Akavuga ngo kandi ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu ujya kwa data atari njye umujyanye. Kuki ushaka ko abantu bagera ku Mana bakunyuzeho kandi ikiraro ari Kristo? Uritaka, urisingiza, uri gutera abantu ubwoba, tinje ntanakuvuma sha, tinje ndi umukozi w'Imana ntakuvuma kandi bikagufata, tinje muhesha w'umugisha wawe, tutamfite nk'umushumba wawe ntacyo wageraho. Muze mbarogore, muze bavumure, muze muri deliverance mbeze. Ni gute ibintu bya Kristo byiyomekaho kabyiyitirira? Kuki ushaka ko abantu bakubona nk'Imana? Kuki ushaka ko abantu bagusenga? Kuki ushaka ko abantu bambaza izina ryawe?
abantu benshi insengero nyinshi zahindutse kwa dusengera kwa Bike, dusengera kwa Karori, dusengera kwa Mirima. Insengero mwazihinduye aderese yanyu kuruta kubona Kristo nimwe babona imbere. Abantu benshi bari kugoreka ijambo ry'Imana. Abantu ntibakibwiriza ijambo ry'Imana kugira ngo rikore icyo ryatumwe ku bantu b'Imana, ahubwo baravuga ijambo ry'Imana barigoreka kugira ngo bo baritume icyo bashaka. Iyi ni échec de l'Église. Urabwiriza ubutumwa bwiza, ukabwita ko ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni ijambo Imana yohereje mu bantu kugira ngo ribahindure, ariko wowe urarifashe urihinduye product, urikize ku isoko kugira ngo rikubere igicuruzwa cyiza. Ko Yesu Kristo yamennye amaraso ye ku buntu, ucuruza gute urupfu rwe n'umusaraba we? Ko we nta kiguzi yakwatse kugira ngo agucungure, ubishyira ku isoko gute ibi bintu by'uyu mugabo? Bene data, mube maso, ndababurira ngo mwirinde. Dusohoye mu bihe bikomeye, twinjiye mu rugamba rukomeye. Utambaye intwaro za Kristo, utambaye intwaro z'Imana, araza gutakariza ubugingo muri iyi generasiyo. Abana b'isi bahagurutse mu gukora ibyaha, abatinganyi bahagurutse, ibihugu bitandukanye biri kubasinyira imikoranire, amafaranga atandukanye y'amanyamahanga akomeye ari gushyirwa mu mishinga yo gusponsa ubwami bwa Satani. Abana b'Imana, niba mudahagurutse, niba tudahagurutse ngo natwe twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvura, bukiza, buhesha ubugingo, muraza gutakarira muri uru rugendo. Ni iki Imana ishaka ko tubwira abantu? Ni iki Imana ishaka ko tuvuga? Ni iki Yesu Kristo adutumye nka misiyo? Yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose, mubabwirize iby'ubwami bw'Imana, mubabwire ubutumwa bwiza, kandi ngabemera muzaba batizwe. Intumwa, apotre, umushumba, revera, umwigisha, pasiteri, umuntu wese yagakwiye kuba hari iyo misiyo yiyumvamo, misiyo yo kubwira abantu inkuru nziza, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhesha ubugingo buhoraho. Mu matorero huzuye atandukanye, si yose, huzuye inyigisho zikundisha abantu isi, zibabwira ko isi iryoshye, zibabwira ko mu isi ibintu bimeze neza. Abantu ntibakigira icyifuzo cyo gusenga bavuga ati Mana, ukomeze urinde ubugingo bwacu muri asiranse yawe. Dufite pressure y'imibereho, nibyo koko tugomba no kubaho. Simbwiye abantu ngo ntibakore, oye dukore, ndetse Imana yiteguye guha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Mureke dukore, dushyiremo imbaraga, dushyiremo n'umwete, dushaka ubutunzi, nibyo ntacyo bitwaye, ariko tujye twibuka ko aho umugisha w'Imana utari nta kintu twaronka. Utekereza kangahe ku by'ubu bugingo twarabuhawe kandi burarinzwe? Ubifitemo uruhare ubifitemo ni ubwo kubyakira no kubihishurirwa. Ikibazo cyinshi kiri mu bantu bitiwe izina ry'Imana cyangwa abarokore ni ukudahishurirwa icyo umusaraba wakoze. Twebwe turacyareba mu isezerano rya kera, turi imbere y'umusaraba, kandi twebwe turirimba Yesu Kristo n'urukundo rwe nyuma y'umusaraba. Donc generation ya nyuma y'umusaraba nitwe dufite amahirwe akomeye yo gutangaza inkuru ya Yesu Kristo, kuko ni inkuru twe yatuziye kandi duhagazeho. Abakera bo bayumvaga mu matwi nk'amateka, ariko twe dusohoye mu gihe cyiza ibyanditswe bidusohoreraho.
twakiriye inkuru nziza y'ubwami bw'Imana dukwiye kuvuga no kwamamaza mu mahanga yose. Ni ibihe biganiro wicaramo kuri YouTube, ku mateleviziyo atandukanye ukurikira izihe nyigisho? Ese itorero ryawe usengeramo nube butumwa buhatambuka? Aho si za message z'uburumbuke za prosperity gusa na deliverance. Umuntu wamaze kwiyunga n'urukundo rw'Imana akakira umwami Yesu Kristo n'umugisha nk'umukiza w'ubuzima bwe, abohorwa icyo cyonyine gusa kibohora ubuzima bwe, kimubera incungu. Barirwa babatirisha babajijisha, bamwe bagiye kuzimu gucisha imbaraga. Satani nawe akora ibitangaza. Igitangaza cya Satani ni pirate, ntikirama ntigitinda. Hari insengero nyinshi uzinjiramo usanga basangiye umuntu wari ufite ikibazo gikomeye cy'uburwayi, akaba yaje no mu rusengero acumbagira, agakubitana n'imbaraga z'imyuka y'ikuzimu, agakubitana n'abapasteri bagiye gucisha imbaraga, bagiye gusaba imbaraga ikuzimu, bakamurambikaho ibiganza mu izina rya Satani, agacyura igitangaza cy'igipirate, agataha kuko yigenza, abantu babibona ati Imana irakoze, Imana iramutabaye. Ariko nyuma y'iminsi 5 bagasanga noneho uburwayi yari afite bwikubye inshuro 10. Kubera iki? Satani agira ibitangaza by'ibitirishanyo, by'ibihimbano gusa. Satani arashuka abantu, nicyo azi gukora no kwica no kwiba ndetse no kurimbura. Mwitonde cyane, mwitondere insengero mwinjiramo. Tugeze mu gihe insengero zidekarara ko zikorera Satani ku mugaragaro. Mu bihugu byo hanze zirahari, bavuga ati twebwe dusenga Satani, nubwo bamwe babishe ko bamukorera, ariko benshi bakorana nawe mu buryo bw'ibanga rikomeye. Namwe bakirirwa bajyana mu kigare, ariko sereba urusengero. Uzahera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, ko bari muri za deliverance gusa, ngo bari gusengera abantu, ngo babohoka ingoyi ngo ya karande kutabya. Ntabwo ikintu cyazanye Yesu Kristo ku isi ntabwo ari kudukiza indwara, sino kuduha urubyaro. Yesu Kristo yazanywe ku isi no kuduhesha ubuzima bw'iteka, kandi atangaza ko umuntu uzemera iyo logique uzisanga mu uwo murongo wo gutunga Yesu Kristo. Indwara ntibizaba bikibaye ngombwa ko tuzisengera, ahubwo zo zizibwiriza, kuko indwara ntishobora gutura, ntishobora kuba karande mu buzima umwami yicayemo. Ikintu gisabwa mu ibi bintu ni ukubihishurirwa gusa. Twarabihawe, ntabwo dukwiye kuba tunabisengera, ahubwo dukwiye kwitoza kubaho twiga kurekera mu burenganzira bwacu. Ukwiye kwatakwa n'indwara ikomeye y'uburyo ubwo ari bwo bwose, ukareba ingingo ikurengera mu ijambo ry'Imana, kavuga ati Yesu we, njyewe nawe uremeye ko turwara. Sinjye uriho, ni Kristo uri muri njye. Kristo ntarwara, Kristo nta karandi mubaho. Kwirebera mu ndorerwamo y'agakiza Yesu Kristo yaduhaye, yatuzaniye, bidukuraho imigozi yose na karande zigacika, igihe tutari imbata z'ibyaha, ubwo turi imbata z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibyo byonyine biratudelivra. Ndababwiye ngo ikibazo kiremwa mu rugifite mu by'ubu bwami bw'Imana ni ibikarito bituri ku maso gusa. Imana iguhishuye amaso yawe ukareba uriwe muri Kristo Yesu. Yeba wavuga ati burya maze iminsi nsufura ngendana ibi bintu, hari ingingo zindengera ntigeze na accessinga.
ndashaka kuza gusenga Imana muri iki kiganiro. Imana iduhe umwuka wo guhishurirwa ikintu Yesu Kristo yakoze kuri twe, kuko kiraremereye, kiratubohora, kidukiza indwara, kidutandukanya na karande n'amateka. Abo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu babonye umucyo ubwo wa mwenda watabukagamo kabiri ngo buri wese yemerewe kwinjira hera. Kuki ushaka kuntuma kujya kunyingingira Imana kandi ari feva twagiriwe twese? O kwigisha abantu kuva mu nzira zigoramye no kureka ibyaha, muririrwa mubabeshya. Imana yohereje umwuka wo gushyeshyenga mu bantu. Uri gukora, waraye usambana, waraye ugambana, waraye wishe, waraye utingana, ariko mu kanya winjiye mu rusengero pasiteri arakubike kubw'ikintu agucunzemo, kubw'inyungu agushakamo gusa. Bibiliya bisahira, ndasinze umubyeyi numvise abita ngo ngo niba ari intaragahanga. Tugeze mu gihe kigoye, ibihe bigoye, ibihe bikomeye, ibihe biruhije. Abantu bakunda impiya kuruta gukunda ubwami bw'Imana. Ni gute waraye usambana, ugambirira kwica, uroga, utukana, ugambanira ubwoko bw'Imana, wakwinjira mu rusengero pasiteri ngo ngo akira visa ngo iki? Yesu yigeze avuga ngo ibyo kurya by'abana b'Imana ngo nimukabizigaburire. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ni biki umutima uri gukoshyamo muri iyi minsi? Ukubitanye n'umushumba nyine wahinduye Bibiliya igicuruzwa, arabahoza muri deliverance za buri kanya. Urusengero rura muri deliverance kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere w'umwaka utaha. Utumvise ijambo rihesha ubugingo mu kanwa k'umupasiteri. Dore uko wakira, dore uko watera imbere, dore uko wabona amafaranga, dore uko wava kuri karande yo kutabyara. Ubwiwe n'iki ko ikibazo cyo kutabyara k'uyu muntu cyatewe n'ibyaha agenderamo byo gotomera ibinini bikura mwinda byicira abana mu nda? Mwatuza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umubwire ngo ndashaka kugukonegitinga n'umugabo bita Karuhura. Yesu Kristo araguha ubuzima bwa none n'ubuzaza. Namara kuba umukristo mwiza azabona ingingo zimurengera, nawe ajya kwijajabira, apfukama avuga ati Mana, kutabyara kwanjye byaturutse ku makosa njye nakoze y'ibyaha nagendeyemo, ariko ubwo umaze kunkiza inguma z'ibyaha umpe n'ubuzima bushya. N'ahana yarabyaye. No kwirirwa mufata abantu mubakinisha mubashuka ngo nibabazanira ibitambo, ngo zana 500 niba utabyara biracamo, 100 njye ku musozi kugusengera. Usengera kwa nini? Njyewe nsenga muri umuna w'iyawe. Imana ni yako wawe ku buryo tuza tukwinyiga ati dadi twingingire muyomba dutabare. Yitwa data, haleluya, yitwa data wa twese. Igihe cyose uyifasha ukayiyomekaho ugashaka ko tujya kuyiramya no kuyisenga tukunyuzeho, wagoretse ubutumwa bwiza. Yesu aravuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibwo turi kuganiraho. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni ukwamamaza inkuru y'uko isi yabonye umucunguzi udukiza ibyaha, twebwe abari abo kurimbuka tukaragagwa na Yesu Kristo ubugingo buhoraho. Iyo niyo misiyo, ni naryo jambo twagakwiye kuba tuvuga buri munsi. Ngo nimushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Ibindi byose ni inyongera. Ibindi byose biza ari imigisha yo mu gakiza k'Imana. Niko muri byavuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu gutwara yihawe.
ngubwo ubutumwa bwiza, ngiki cyo Yesu ashaka ko tubwira abantu, ngiyo misiyo twasigiwe. Abantu bareke kubakirisha ndetse no kubashyekenga. None biterwa n'iki kugira ngo abantu bashyire ku isoko ibintu twaherewe ubuntu? Nubwo nsekabera babaje kabisa. Ukubitanye n'umurwayi urwaye wenda kanseri, urwaye diyabete, yagiye kwa dogiteri hirya kwivuza biranga, ajya CH biranga, yikubita South Africa biranga, bamuciye miliyoni 4 zo kujya mu Buhinde biranga, arazibuze kubera nta bushobozi afite, arazibuze. None ariko mana we, itoro rifite sheki, aje kureba umushumba, aje kureba apotre, aje kureba umutambyi, ukamwizereyemo ko yamusengera. Aratangiye ati umva, ikibazo ufite kirakomeye, kirasaba n'igitambo gikomeye kugira ngo ukiri indwara. Shaka miliyoni 5, bagutanzeho miliyoni 5 kugira ngo nawe ubohoke, uratanga izindi 5. What? Yesu yaravuze ngo nudafite ifeza naze anywe. Ni gute ushaka guhuza Imana n'abantu ukoresheje material things, ukoresheje amafaranga? Niba gukira indwara bisaba kugira icyo dukora kugira ngo dukire, ese abadafite icyo bafite, abadatunze, tubareke tubabwire ko nta byiringiro byo gutabarwa bihari? Yesu yakoze declaration, aravuga ngo mwese, ntiyigeze arobanura, abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Umukristo yarakuganye kugira ngo umuhuze na Yesu, na waruhukire mu mudendezo twahawe. None niwe uhindutse igikoresho cyo kumubangamira ndetse no kumutsikamira. Mutanga ibitambo, mutanga ibitambo, mugire gutya, babatambye hibi, namwe nimutanga ibi, bagutanze inka 3, nimutange inka 6. What? Is that a spiritual logic? Nta tegeko rimana mu gihe cyose umukozi w'Imana nsengeye ubuzima bwanjye bukabohoka, ndamutse nibwirije mu mutima wanjye guterura miliyoni 2 nkamubwira ngo ndashima Imana ko yagukoresheje igakiza ubuzima bwanjye, akira itoro ryo kugushimira. Ibyo bintu ntacyo bitwaye, ariko wibihindura impamvu yo kunsengera, wibihindura itegeko. Benshi basigaye baragwije abakristo inbox, basigaye biriza abantu ku mazumu y'ubusa ngo bari kubasengera, ngo bari kubaderivura. Abasinza, abasambanyi biki, nta no kudiringa n'ubuzima bw'umwuka bw'abantu ngo mubaze mubwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ko Yesu Kristo ari kuruhura, aruhura abarushye n'abaremere, batanga ubugingo buhoraho. Ahubwo muririrwa mubahimisha, kubabeshya ndetse no kubashyekenga. Ubwo si ubutumwa bwiza. Umuntu w'Imana abohorwa n'icyo yamize, umuntu w'Imana abohorwa n'icyo yumvise. Imana y'iki gihe igiye kumara abantu, Imana y'iki gihe ariyo Satani, igiye kurimbura abantu ibabesheje kubashyekenga. Isi yahagurutse, isi yatatse, byakomeye. Abana b'isi bongeje tekinoloji mu byaha. Ubu ngubu urasambana utari kumwe n'umuntu, ubu umuhungu n'umuhungu bararyamana. Ibyaha byuzuye mu nsengero zitandukanye,
perezida arasambana na muririmbyi ayobora, dirije arasambana n'umuririmbyi adirija, umupasiteri arasambana n'umukristo abwiriza ijambo ry'Imana. Tugeze mu gihe cy'urugamba n'akaga gakomeye. Muterure intwaro turwane itorero dore byakomeye, nutaza kwirwanaho muraza gusigara. Nibisi yashyize imbaraga na tekinoloji mu gukora ibyaha, natwe abera dushyira imbaraga mu kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko aricyo twawe nk'inshingano, kuko aricyo twawe nka misiyo. Mfite ubuhamya bukomeye, mfite ubuhamya bw'umumama wanyandikiye wavuganye nanjye w'umunyarwanda. Nibiba ngombwa ndamuhamagara muri iki kiganiro cyangwa ndabaha ijwi rye mu mwumva atanga ubuhamya. Yavuye i Nairobi, ni umunyarwandakazi wa hano, agiye mu gihugu cya Tanzania mu kazi. Agezemo aravuga ati nihe najya nteranira, yinjira mu rusengero abona rusenga nk'uko dusenga, ruhimbaza, ruzamura amaboko, rubyina, rusoma Bibiliya. Ntabwo ibisambo byibisha Bibiliya, bisoma nta handi bisoma Bibiliya, nabyo bisoma ijambo ry'Imana. Icyo bakora ngo ni ukuricurika, ntibareke ijambo ry'Imana ngo rikore icyo Kristo yaritumye, ahubwo bakarituma kugira ngo rikore icyo bashaka. Gucurika message, gucurika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Murimo muracuruza ubutumwa bwiza, murimo muracuruza umusaraba, mufite akaga gakomeye. Bantu b'Imana, sinshaka ko mutumva ibi bintu, sinshaka ko mutamenya ibi bintu. Isi yatatswe, biteye ubwoba, ibiriho bikorwa, birasaba ko natwe duhaguruka. Uko isi ishyira imbaraga mu gukora ibyaha, ariko natwe dushyira imbaraga mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo abantu b'Imana bataza kurimbuka bazize kutamenya. Uwo muntu afite ubuhamya bukomeye. Yinjiye mu rusengero agiye gusenga. Abapasiteri n'abaprotokole b'urusengero baramusigaza nyuma y'amateraniro. Ibyo bamukoreye nagahoma munwa, wenda arabyivugira. Baramufata, baramuboha, baramushingura ari muzima, bamukoreraho imihango yose, bamushyira mu mva nk'umuntu bagiye gushyingura. Bamutambaho ibitambi kuzimu. Ubu buzima bwe buri mu kaga uyu munsi wa none. Ubuzima bwe buraboshye. Ntimwemere ko n'abantu bose babatobato baba bakiniraho ngo bari korambikaho ibiganza. Mwitonde, hari ibiganza biri kuva ikuzimu bikaza ku bana b'Imana. Utaburi maso, utaburi mu mwuka, utabukanuye, ugashiduka ubuzima bwawe wisanze ikuzimu kubera imbaraga z'abantu twise ngo ni abapasiteri, ni abashumba, kumbe ni abantu barara epfi y'ingiye bakazamuka mu gitondo baje mu materaniro, baje guconshomera ubugingo bw'abera. Bene data, mube maso, mwegura imbunda turwane. Mwegura imbunda, dore imbunda mvuga nizi. Mwegura intwaro turwane kuko birakomeye. Bibiliya ngo kubwira intwaro imwe ntiwashobora gutsinda. Muri iyi generation, muri iki gihe tugezemo, ntibisaba intwaro imwe gusa, birasaba kuzifatira icyarimwe zose, kuko ibiduhiga nabyo byambaye intwaro nyinshi biri kugenda bikoresha. Ni ibintu bikomeye byamukoreho kandi biteye agahinda. Mube maso, dukwiye kubaho tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dukwiye kubaho twamamaza ko Yesu yabayeho, yaje mu isi, agapfa, akabambwa, agapfa, akazuka. Yamara kuzuka, natwe akatuzura abari dupfuye, haleluya, akaduhesha ubugingo bw'iteka. Dukwiye kwamamaza ko Yesu Kristo ari we igitambo kiruta ibindi bitambo byose. Narabibarimbiye mu ndirimbo mu minsi yashize ngo igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiye. Inoma n'amatungo ntabwo twari kubibona, ariko ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda. Ibyo wakoze turabizirika, ko Yesu Kristo ari we igitambo nyamukuru.
urire gutuma abantu inuma ngo bazikure. Ni gute utuma miliyoni ebyiri umuntu ngo umusengera adatuze n'ibihumbi 30 atishyura n'inzu y'ibihumbi 15 ngo abishoboka? Ibyo byose iyo mitwaro yaduhetamishaga ibitugu n'izo numa n'izo nka. Uyu munsi untumye inuma n'imyaka 10 nawe ntarayikuzanira. Ibisa mana we bibaye bisaba ko ubuzima bwanjye bubuhoka kubera miliyoni 5. Uyu munsi naho nazikura ahari sidana zitunga. Yesu yarebye izo stress n'izo nimba zose twari kuzikorera zo guhora dukomangira abatambi, tuzanye ibitambo, tuzanye amafaranga, tuzanye inuma, tuzanye ibimasa bishishe. Aravuga ngo ngewe ni mumbambe n'amaraso yanjye ameneke. Abiri ibyo yabivanze n'amaraso asenga Getsemani. Arapfa turazuka, aratambwa atubera igitambo cy'iteka. We are no longer slaves of sins, we are children of God. Ibi byumvwa n'abana b'ubugingo. Mube maso, isi irakanuye, isi ishigitse amenyo, irashaka kuduconjomera. Mube maso, twinjiye mu gihe cy'urugamba rukomeye kandi ruteye ubwoba. Mwirinde hatagira ababayobya. Mushaka ubwami bw'Imana mbere y'ibindi byose, ibindi muzabyongererwa. Niba uzi ko ibihe byawe bitari byiza mu mwuka, niba uzi ko wabaswe n'inzoga, ukabatwa n'ubusambanyi, ukabatwa n'ibyaha, reka abapasiteri bamwe b'inzaduka bateye muri iki gihe bareke kugushyeshyenga. Bakubwira ngo Imana iragutabaye, Imana iguhaye akazi, Imana iguhaye visa. Hoya, banza utunge ubwami bw'Imana, kuko umwana w'umwami ntaburarasha. Umwana w'umwami ntasabiriza. Umwana w'umwami ntabura icyo akora. Ijambo ry'Imana rijya ryemera ko dutungwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzaganira turebere hamwe ese dukwiye gutunga ubutumwa cyangwa bakwiye kudutunga. Niyo topic, niyo nsanganyamatsiko y'igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Itandukaniro riri hagati yo gutunga ubutumwa no gutungwa nabwo. Abantu bafashe Bibiliya barayisheta bayishyira ku isoko. Uraza muri Bibiliya ukadusomera ijambo ry'Imana ukatukonveka. Abrahamu yatambye Isaka. Tinawe zana Isaka yawe. Kwakidara Yesu. Toka. Mureke kubeshya abantu, mureke kuyobya abantu. N'iki Bibiliya itubwira n'iki tugomba kwiga iyo twumvise inkuru ya Abrahamu atambye Isaka. Abrahamu yatambye Isaka kugira ngo Imana igerageze Abrahamu urukundo ayikunda uko rungana. Ese ko Abrahamu yagiye gutamba Isaka, yamanura inkota agiye gusogota umwana, marayika w'Uwiteka akaza ati hafe we, dore igitambo. Haleluya. Ngiki igitambo cyaje, intama igatunguka aho ngahe mu buryo butateguwe na Abrahamu atabizi. Ikavuga ati tamba iriya ntama. Iriya ntama ni Kristo, igitambo nyamukuru twakiriye. Twari tugiye guhinduka abacakara ba buri munsi babazwi inka n'amatungo n'inuma n'amafaranga. Ariko Yesu Kristo abyishyira harabyikorera. Mwebwe mwishyuza utabantu ngo mubasegere. Ari ushaka amafaranga yakonegitinga umuntu n'Imana. Ikintu cyonyine kidukonegitinga n'ijuru nuko rekonesa igikorwa Yesu yakoze. Mana, ibi bintu nabivuga gute kugira ngo abantu banyumve? Nukuba bo duhishurirwa. Ikibazo dufite ni kimwe, nukudahishurirwa ikintu Yesu yakoze. Wishurirwa gusa ibikarito bitari mu maso biramutse bituvuyeho, twavuga ati yo burya nuko twari twaragowe, burya nuko dukomeye mu Mana, burya nuko turi abana b'ijuru, burya nuko turi abaraga mu bugingo. Watangira kuganira n'indwara yawe, indwara siyo yawe ikikuganiriza. Twitoze kubaho tuganira n'ibibazo byacu, twiteze kubaho tumurikira ibibazo byacu uburemere bw'Imana isumba byose ikorera muri twe, ngo nkuko imbaraga zayo zidukoreramo ziri. Ni imbaraga zidukoreramo, ntabwo ari izikorera hanze yacu. Dukwiye guhishurirwa iby'ubwiru abanyamadini benshi batigisha. Kuri kubwira abantu ngo nibatambe Isaka, ariko se abantu Isaka wabayeho. Isaka n'umwe. Isaka n'umuntu. It's a human being, not a physical thing.
Isaka ni ikigereranyo cyiza Imana yeretse Aburahamu, iramubwira ngo ntambira Isaka umwana wawe umwe rukumbi ukunda wari ubonye nyuma y'imyaka 1000 utarya. Ndeba koko kwa Aburahamu aravuga ngo yo niki se ntago ibyo ntuze byose nanjye ubwanjye nduwa. Aburahamu aragenda mujyana ku gicaniro agiye gusogota, haza umwana w'intama uwo yashushanyaga Yesu Kristo uzaza gukuraho ibitambo twasabwaga, amastress y'inuma n'amamiliyoni tudatunze tutari kubona. Yesu aravuze ngo byose birarangiye, mbabereye igitambo gisimbura ibindi bitambo byose. Kumenya ibi bintu ni iby'igiciro gihambaye kandi gikomeye. Mu Mana muri Kristo Yesu abamwemeye turumwe. Nawe wasengera indwara zikagenda mu izina rya Yesu Kristo. Isufi yo kwimika ubwo bwami muri wowe. Nawe wadelivura abandi. Nawe wakwidelivura. Yesu yarabikoze. Twirirwa twirukanka inyuma y'ibintu Yesu yaduhereye ubuntu, none twe turi kubigura. Twirirwa twirukanka inyuma y'ibintu dutunze, twirirwa twiruka inyuma y'ibintu dufite. Ndashaka kwinginga Imana kugira ngo iduhishura mu maso gusa, itwereka abo turi bo muri Kristo Yesu, kuko Imana y'iki gihe iraza kubamara. Ese niba usabye ko batamba Isaka, ese undi kamubaza ku Isaka tawa yagipfa, njyewe ninza n'Isaka wanjye uri kunsaba uramungarurira ko Imana yamugaruriye Aburahamu. Isaka watange ntiyabaye agitambwa. Uri gutesha umutwe Abanyarwanda Kristo, uhimba amatopike ya buri kanya ngo umugoroba wo kugira gute, umugoroba wo gukora iki, ngo igitondo cyo kugira gutya, iminsi 20 mugiye kwicisha abantu inzara mubasengesha amasengesho y'abadayimoni, amasengesho adafite intego, ngo turi mu minsi ngo 70 ngo yo gucangu, ngo iminyururu, ngo yo gukatagura, ngo amateka n'akarande. Banzu wigisha abantu abo bari bo muri Kristo Yesu, kuko Kristo waduhaye ubugingo buhoraho, ntazabura no kutubatura ku ngoyi ya karande zitugose. Murirwa muhimba amateraniro kuri za Zoom za buri kanya. Yewe uyu mugoroba ni umugoroba wo gutanga igitambo cyo kugira ngo dushinganishe ibyacu. Uyu mugoroba murahimba utuntu, mugira utuntu tw'udutitire twanyu njya nsoma nitwo tujya tunyica buri kanya, mufite udutopike tugezweho, ariko urabona n'ijambo ry'ubugingo naritoya, kandi ariyo misiyo dufite yo kwamamaza iby'ubu bwami, kugira ngo tuzaragabuna Kristo ubugingo buhoraho. Kuko ibindi byose ibyo turwanira by'amastress n'indwara na karande n'imigozi, twamaze kwinjira muri Yesu Kristo. Yesu Kristo ntabwo ashobora gutura mu buzima buboshye. Ukimara kumwinjiza muri wowe mu mutima wawe, aca imigozi. Umurenge yavuze ngo uzaza uciye iyo migozi izabiboshye umutima. Mureke tubwire abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo sha, tureke kubabeshya, tureke kubashyikenga. Bakristo mukanguke, mube maso, muhaguruke turwane, kuko urugamba rurakomeye. Amazi si yayandi, tugeze mu gihe kigoye kandi kibabaje. Nimutaba amaso, nimuranga, ubuzima bwa benshi muri isanga ikuzimu. Insengero zimwe na zimwe zahagurutse ziri gukorera Satani mu buryo bw'ibanga. Niba uhora mu rusengero rugoza mu bitangaza no mu migisha gusa, zira ni inyungu zihabwa, ni inyungu zo kubaha Imana, si inyungu za bose. Ukwiye kubaho unyurwa n'urukundo rw'Imana, unyurwa nuko Kristo aba muri wowe nawe ukaba muri we. Ubuzima Kristo ari mu Satani ntabwegera, kuko n'abagabo babiri badaturana ngo bikunde.
ariko mu nyigisho zawe, mu masengesho yawe, urajya gusenga mu cyumba cy'amasengesho, urajya mu rusengero, satani hunga, ndakuyamye satani, mva inyuma satani, muhaguruke twirukane abadayimoni. Muri mu materaniro y'abera, abadayimoni babasanze mu rusengero gukora iki? Ku bwami bw'Imana n'ubwa satani bidaturana. Mufite mu kanwa kanyu kwatura satani kenshi mu buzima bwanyu, ibyo mukora byose ni satani, satani, satani. Kuvuga satani no kumuririmba buri kanya bingana no gupfobya icyubahiro cy'Imana no kutarekoneza icyo Kristo yakoze, ubwo ugatangira uramye satani utabizi. Satani akwiye kuba atuye kure yanjye, kuko sinjye uboneka, haboneka Kristo nabize, haboneka Kristo uri muri njye. Mukanguke, muhumuke, mube maso, mwakire ubutumwa bwiza, mureke kwakira ibitari ubutumwa bwiza. Abantu bareke kubabeshya no kubashyekenga. Muhumuke, twinjiye mu gihe gikomeye, igihe kigoye. Mushaka intwaro zose z'Imana, kubwira intwaro imwe ntimuzatsinda, ariko ngo nimwitwaze intwaro zose z'Imana muzatsinda. Haleluya. Uyu munsi utangira uririmbe ngo singira umucakara, singira imbata y'ibyaha ukundi, narababariwe, narabohojwe, naracunguwe. Ndinginga Imana mbisubiyemo ngo ibahishurire gusa, ibakore ku maso, muhishurirwa abo muri bo. Muravuga ati yo Mana we, burya no kudukomeye mu bwami bw'Imana, turi mu ijuru, twe twarigezemo, twitabye Imana tugihumeka. Niba utegereje irindi juru utabonera ku isi, ntuzajyayo, nta n'iryo uzabona. Turi mu ijuru mu buryo bwa data. Niba utanyuzwe n'urukundo rw'Imana n'umunezero w'igikorwa Yesu Kristo cyo kuducungura yakoze akaduha ubugingo buhoraho, niba utaricara mu ijuru, niba utarakandagira mu ijuru na rimwe ugihumeka, nta rindi juru utegereje, kuko ubu twaragezeyo, twicayeyo. Twicayeyo, twamaze gushyika, twicayeyo. Bene data, Imana ibaha umugisha kunyumva, Imana ibaha umugisha kwakira ibyo mbaganirije. Mube maso kandi musengeshe mu Uwiteka, mwirinde hatagira ababayobya. Mushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, ibindi byose muzabyongera. Murakoze cyane, ndabakunda kandi ndabasengera. Amen.